isoko y'ubukire iri rwagati muri wowe. uwo waba uri we wese, kurema ubukire ni uburenganzira bwawe. nk'uko ubukene buhera mu myumvire, n'ubukire nabwo niho buhera. abantu benshi bifuza ubukire, bifuza kwambuka bava mu bukene, bifuza kuva mu bibazo by'amafaranga bihora bibugarije. yewe n'abakire nabo bifuza kongera ubukire bafite, kuko ntawanga ijana mu rindi, kandi burya ni byiza guhora wagura ibyo wagezeho. nawe ugiye gukurikirana iki kiganiro ibanga ry'ubukire, gishingiye ku gitabo ibanga ry'ubukire cyanditswe na Bwana Rusine Alexis, ndahamya ko hari inzozi z'ubukire ushobora kuba ufite, ukaba wifuza ko zaba impamo mu buzima bwawe. intego y'iki kiganiro ibanga ry'ubukire nta yindi uretse kugufasha kurema ubwo bukire wifuza, ikumurikira kandi ikanakwereka ku buryo bufatika uko wabigeraho. koko ni benshi bifuza ubukire bakananirwa kubugeraho kubera kubura inzira nyayo n'uburyo bugerwaho. iki kiganiro uko uzagenda ugikurikira, tuzagufasha gusobanukirwa neza impamvu abantu bamwe bazamuka bagatera imbere, naho abandi ugasanga baraheze mu nzarwe y'ubukene n'amaganya. iki kiganiro ni agaseke tugutuye, gapfundikiyemo kode 12 z'ubukire zigufasha kurema ubukire wifuza. duhereye ku ngero zisanzwe mu buzima no ku ngero z'abantu b'intangarugero bageze ku bukire bakanatanga umuganda mu guhindura isi nziza, tuzagenda tukwereka uburyo wakoresha neza izo kode z'ubukire mu buzima bwa buri munsi. kuva ku ikubitiro uzahita ubona ko ushaka kugera ku bukire agengwa n'imyumvire, imyitwarire n'utumenyero njyabukire, agaco kubiri na ya myumvire njyabukene imudindiza mu kwiteza imbere. iyo myumvire n'imyitwarire n'utumenyero njyabukire ese ni iyihe? niyo tugamije kuguhishurira muri iki kiganiro, maze ikazagufasha kwiyubakamo bidasubirwaho iyo myumvire n'imyitwarire n'utumenyero bishya twita imyumvire, imyitwarire n'utumenyero njyabukire. ibyo birakenewe, urabikeneye cyane cyane muri iki gihe cy'ikusanyabukungu, aho isi isigaye yarabaye umudugudu n'ubukungu bukaba bwubakiye ku bumenyi, imyumvire, imyitwarire by'umuntu. by'akarusho, iki kiganiro kizaguha kuvumbura ububasha ndengakamere bwo kurema wifitemo, wenda ukaba utabizi, kandi kigufashe gusobanukirwa neza uko ubwo bubasha bukora. uwo waba uri we wese, kurema ubukire ni uburenganzira bwawe, biri mu bushobozi bwawe wagabiwe na rurema, ndetse biri no mu nshingano yaguhaye. uko uzakurikirana iki kiganiro ibanga ry'ubukire, rema ubukire wifuza, uzarushaho gusobanukirwa neza n'ubwo bubasha n'inshingano ufite byo kurema ubukire. imana ntiyaremye ubukene, imana yaremye ubukire, twifuriza kuba abakire. dushingiye ku mahugurwa dutanga no ku nyigisho zikubiye muri iyi nyandiko, muri iki kiganiro, kandi no ku bantu b'ingeri zinyuranye, ntidushidikanya na gato ko iki kiganiro kizagira impinduka nziza mu buzima bwawe kandi zirambye, kigasiga uteye intambwe iganisha ku bukire buhora bwaguka. wowe uduteze amatwi muri iki kiganiro, tukwifurije tubikuye ku mutima kurema udashidikanya ubukire wifuza, ugatunga ugatunganirwa, ukaba inyenyeri y'iterambere aho uri, bityo ukabera abandi umugisha. ibyo bikugirirweho. nk'uko ubukene buhera mu myumvire, n'ubukire nabwo niho buhera. waho umutindi yanitse naho rirava. ushobora kuba wari utekereje ngo ntiriva. iyo ni imyumvire njyabukene, bigaragara ko yagiye mu mitwe y'abantu. mu mwaka w'ibihumbi 2008 hari aho nagiye gutanga amahugurwa ku byerekeye kwiteza imbere no kwihangira imirimo. ayo mahugurwa yaragenewe urubyiruko rw'abasore n'inkumi bagera kuri 60. kuva ku munsi wa mbere nahise mpura n'inzitizi zikomeye, nagonganye n'ikibazo cy'imyumvire y'urwo rubyiruko. wasangaga benshi muri bo nta cyizere namba bifitemo cyo kuba bakwivana mu bukene n'ubushomeri byari byarabaye akarande kuri bo. icyo kibazo bashobora kuba hari abo bagisangiye, baba bakuru cyangwa bato.
yewe n'iyo myumvire hari abo bashobora kuba bayisangiye. Amagambo bambwiraga sinzigera nyibagirwa, yarantangaje ndetse anantera agahinda kenshi bitewe n'uko nayumvanaga urubyiruko. Twavukiye mu bakene kandi aho umutindi yanitse ntiriva, dufite inyatsi, nta mashuri dufite, nta mafaranga dufite, nta muntu ukomoka mu miryango yacu ukomeye, bityo ntaho dushobora kugera. Reka twifire nta kundi, nta kumiro, nta gahomamunwa. Ntawe bitatera agahinda kumva umusore w'imyaka 20 ahamya ko afite inyatsi, ko ntaho ashobora kuzagera. Byanyibukije amagambo ya General Douglas MacArthur aho agira ati, mbwira urubyiruko ufite uko rumeze, nkubwire uko ejo igihugu cyawe kizaba kimeze. Nahise mbona ko iyo myumvire ari ikibazo gikomereye igihugu, kuko kugira ngo urubyiruko ruhamye ko rufite inyatsi kandi aho umutindi yanitse ritigera riva, nuko ruba rwifitemo imyumvire iganisha ku kwiheba gukabije. Burya iyo myumvire niyo soko muzi y'ubukene. Nyita imyumvire njyabukene cyangwa imyumvire njyabutindi iyo ikabije. Igitangaje ariko nuko yari ihuriweho na benshi muri urwo rubyiruko. 56% bemezaga ko ari uko bimeze. Mbere yuko ngira ikindi mbigisha mu byerekeye gucunga imishinga iciriritse ibyara inyungu no kwihangira imirimo, nagombye kubanza kubafasha guhindura iyo myumvire. Nahise mfata icyemezo cyo kubanza kubafasha gusenya iyo myumvire bakiyubakamo imyumvire mishya, ni ukuvuga imyumvire njyabukire. Iyo bitaba ibyo, kwari uguta inyuma ya Huye cyangwa se kuvomera mu rutete. Je n'uwo twari twajyanye guhugura ntibyatworoheye, ariko twese dufatanyije twabigezeho, kandi nyuma y'ayo mahugurwa yamaze iminsi 5 ibyishimo byari byose kubahuguwe no kuri twe. Hari impinduka ikomeye yari yabaye mu myumvire no mu buzima bwabo. Barakangutse batera intambwe yo kwemeza ko aho umutindi yanitse naho rirava, naho undi barambwiraga bati neyo rivuye ricibwamo. Ngicyo icyo bahamyaga nyuma y'amahugurwa. By'akarusho bamenye ko bafite impano ndenga kamere yo kurema ubukire bifuza. Muri make batashye bakize mu myumvire, biyemeje gukora urugendo rwo kurema ubukire mu buzima bwabo kandi bumva ko babishoboye. Burya iyo niyo ntambwe ya mbere igana ku bukire no kwiterambere nyakuri, haba ku muntu ku giti cye, haba se ku gihugu. Utarayitera ahora ku nkombe y'ubukene n'amaganya, cyane cyane ko aba yumva ko impamvu y'ubukene bwe ituruka ku bandi no ku bimukikije. Urwo rubyiruko ndarushimira kuko rwatumye kuva uwo munsi nk'uwize ubumenyi mu byerekeye sosiyete, sociology, mpita ntangira ubushakashatsi bwimbitse ku ruhare rw'imyumvire n'imyitwarire y'umuntu mu iterambere rye cyangwa se ry'igihugu icyo ari cyo cyose. Natangiye gusesengura uburyo ibihugu by'i Burayi byateye imbere biva mu icuraburindi, mu bukene no mu bibazo byarimo hashize imyaka igera kuri 400. Nongera nsubiza amaso hano muri Afurika, nitegereza imyitwarire y'abantu, ari nako nsesengura imvugo n'imigani imwe n'imwe bakunze gukoresha. Nasanze mu bihugu bikennye ubukene buterwa hanini nuko baba bakigengwa n'imyumvire njyabukene batabizi. Uko kutamenya imyumvire igenga ibikorwa byabo bya buri munsi birabakenesha. Mu Kinyarwanda no mu zindi ndimi hakunda gukoreshwa imvugo ijimije kandi hatse byinshi, ariyo twita imigani n'imigenurano. Iyo migani n'imigenurano burya itanga ishusho y'imyumvire sosiyete bifite ku bintu binyuranye dusanga mu bizima. Mu bijyanye n'imyumvire njyabukene navuze haraguru, zimwe mu ngero z'imigani umuntu yatanga ni nyinshi. Ntabwo urumva abantu bavuga ngo impamvu itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi, cyangwa se ngo uhangira ubusa bukimara. Abandi bati amafaranga ni ibiryo bihiye, cyangwa se ngo aho umutindi yanitse ntiriva, nkuko twabivuze haruguru. Izo ni zimwe mu mvugo nk'igihumbi zakugaragariza imyumvire njyabukene. Bene izo mvugo n'imigani bishobora kuba byari bijyanye n'ibihe byo hambere, hashize imyaka irenga 200. Igitangaje nuko nubwo ibihe byahindutse, bitabuza ko hari imbaga y'abantu ikigengwa n'iyo myumvire. Muri ibi bihe by'ikusanyabukungu, abakigengwa n'iyo myumvire bazahura n'ibibazo byinshi biyiturutseho.
uko uza gukomeza gukurikirana iki kiganiro ibanga ry'ubukire rema ubukire nawe wifuza, bizagufasha kugenda utahura bene iyo myumvire ikoresha benshi ikabaheza mu nzara y'ubukene, amaganya no guhora bahagaritse umutima bibaza bati ejo nzameranye. Ba bandi bahora muri wapi nta kigenda. Wowe uzakomeza gukurikirana iki kiganiro turakuraritse, isuzume nawe. Hari ubwo hari igihe wasanga hari amwe muri ya mapfundo y'imyumvire njyabukene y'utumenyero n'imyitwarire njyabukene watahura iwawe. Mu mvugo y'ikinyejana cya tekinoloji, ikoranabuhanga n'itumanaho, iyo myumvire tuyita kode z'ubukene cyangwa se software njyabukene. Itegereze neza, urasanga hari abantu imbaga itabarika ikigendera kuri kode z'ubukene. Abayobozi b'inzego zinyuranye, imiryango itegamiye kuri leta n'abandi benshi, uzumva kenshi mu biganiro bagaruka ku myumvire bavuga ko ari inzitizi ikomeye mu iterambere ry'igihugu. Hari n'abashakashatsi benshi babyemeza batyo. Ubukene bubi nubwo mu myumvire. Intego y'iki kiganiro gishingiye ku gitabo ibanga ry'ubukire rema ubukire wifuza, ni ugufasha uzagikurikirana wese kubohoka burundu kuri iyo myumvire njyabukene, akiyubakamo imyumvire mishya njyabukire imufasha kurema ubukire yifuza muri iki kinyagihumbi cya gatatu, aho impinduka zinyuranamo nk'imirabyo, aho ubukungu bwubakira mbere na mbere ku bumenyi, imyumvire, imyitwarire, utumenyero by'umuntu. Iki kiganiro kizagufasha kumva neza ko imyumvire yawe ishobora kugukungahaza cyangwa se kugutindahaza. Byose biterwa nawe. Jya uhora uzirikana ko nk'uko ubukene buhera mu myumvire, n'ubukire nabwo niho buhera. Komeza ukurikirana ikiganiro ibanga ry'ubukire rema ubukire wifuza, uzarushaho gusobanukirwa. Nibigukundira uzanasobanurira n'abawe, inshuti n'abavandimwe ndetse n'abo mukorana. Ni impano ikomeye uzaba ubahaye. Burya ngo biryoha bisangiwe. N'ubumenyi nicyo kimwe. Uko ubumenyi ufite ubusangiza abandi, niko burushaho kugira ireme, ari nako burushaho kwiyongera. Nk'uko ubukene buhera mu myumvire, n'ubukire nabwo niho buhera. Isoko y'ubukire iri rwagati muri wowe, bikugirirweho. Turabashimiye ababanye natwe muri iki kiganiro ibanga ry'ubukire rema ubukire wifuza. Mbere ko dutandukana, reka tugusabe ntiwibagirwe gukanda like, kanda subscribe, kanda share. Tukurarikiye ikiganiro gikurikira, naho utaha nakagaruka.